nongeye kugusuhuza rero wowe dukomeje kubana umunsi ku wundi mwifuriza amahoro ya Nyagasani abane nawe. Aha, muri uyu mugoroba rero nejejwe no kubana nawe. Nizere ko uyu munsi wabaye umunsi mwiza, nizere ko uyu munsi wakubereye umunsi w'umugisha. Niba kandi bitagenze neza, ntabwo iminsi isa, ejo bizakunda kuko Imana iba iri kumwe natwe umunsi ku wundi. Jyeho niriwe byagenze neza, ndashima n'Imana kandi yabanye nanjye. Nawe kandi niba byagenze neza, fata akanya ushima Imana. Ushima Imana kubw'imirimo n'ibitangaza yagukoreye. Ubu hari amakuru menshi y'abantu bagiye batandukanye babuze ubuzima, bahatakarije ubuzima mu mayira bagenda, impanuka zikaza zigatwara abantu. We kuba wagiye rero ukagaruka amahoro, niyihe mpamvu se yatuma udashima Imana? Ngira ngo ntayo, ahubwo dukwiye gushima. Ni byiza ko dushima rero nanone kandi mu bibi no mu byiza. Ntabwo byoroshye kubyumva ko washima mu bibi. Ntabwo byoroshye gushima mu bibi. Ambasadoro niyo yigeze kuririmba ngo ubundi biri hehe. Iyo ndirimbo murayizi se? Ibiri hehe. Ariko buriya ntabwo Imana tujya kure, ntabwo itujya kure, ahubwo hari igihe ibintu biza bikatugeraho, ariko burya Imana burya ngo ntabwo yatanga ikigeragezo ku muntu ibona koko atabasha kucyihanganira. Niko kuri guhari. Reka rero ibyo tunyuramo byose ntibibe bidusubiza inyuma ngo duteshuke, ahubwo bikomeza bitubera agasabune katwoza kugira ngo dukiranuke mu bibi no mu byiza. Kuko akenshi burya rega gukiranuka mu byiza no mu migisha Imana iduha biroroha. Ariko se wakiranuka gute wapfushije umuntu? Wakiranuka gute wahombye? Wakiranuka gute ntabwo byoroshye. Imana rero dusaba guhora dukiranuka kandi mu bibi no mu byiza tugashima. Reka tujye dushima Imana rero. Hari indirimbo nkunda cyane mu ndirimbo za 500. Se mwari mubizi indirimbo zabaye 500? Hari abantu bakigira ngo ziracyari 350. Uhagiyeho izindi zabaye 500. Ni igitabo cyiza rero gifite indirimbo nziza cyane. Ahubwo buriya rero biba bisaba ngo abantu babe bari updated ku ndirimbo za 350 kugira ngo ntibasigare inyuma. Ntibasigare inyuma, ahubwo mu gihe indirimbo zaje ziri kwigwa ari nshyashya, nawe uba uwa mbere mu kuba uzizi. Muzi ikintu kibise ni ukuririmba indirimbo ukaba urimo uraririmba ibintu rwose ukumva reka da, ntabwo uzi iyo biva n'iyo bijya. Batoye indirimbo bati iyo ntabwo tuyizi. Ziberaho rero kugira ngo tuzige, tuziririmbe, tuzikoreshe mu bihe bitandukanye byo kuramya. Mu bihe bitandukanye byo kuramya tugasenga Imana turirimba indirimbo. Hari indirimbo njya nkunda ivuga ngo nimbona amahoro yomboka nk'uruzi. Nimbona amahoro yomboka nk'uruzi. Hari n'abandi bantu bayikunda. Nimbona amahoro yomboka nk'uruzi, naho naba mfite ishavu, uko mba kose njya nkunda kuvuga
kiryoha kivuga ngo Satani nanera nkakira n'ibyago nkomezwa no kwiringira kuko Kristo abonye ko ndi indebyi niko kumvira amaraso ye ni neza ndatuje ko nguwe neza mu mutima ni neza ndatuje ko nguwe neza mu mutima. Haleluya. Niki cyakubuza gushima? Niki cyatuma utaririmba? Hari korali yaririmbye indirimbo ngo kuki utaririmba, kuki utaririmbira Imana. Iyo korali murayizi? Yitwa korali hano ku Ruyenzi, yitwa Itaranto. Yes, amataranto. Yes, ndabasuhuje cyane bashuti banjye baba mu mataranto. Niki cyatuma utaririmba? Ubundi kuririmba rero ni byiza, by the way. Ni byiza nukuri. Niba udakunda kuririmba ngo ukundishije kuririmba, uririmba uhimbaza Imana utitaye ko ibirayi ibiro bya ikiro cyageze ku mafaranga menshi yiyongereye, utitaye ko ibishyimbo byabaye ibura, utitaye ko umuceri wahenze na kawunga. Ibyo byose ubirenza amaso uririmbe. Muzi impamvu se dukwiye kuririmba? Imana Yesu yigishije abigishwa gusenga, cyangwa se natwe kandi ubwo yatwigishije gusenga. Yarababwiye ngo nimusenga ntimugasabe iby'ejo, kuko iby'ejo ntabwo ari ibyacu. Uyu mugoroba ndasaba iby'uyu munsi nyine ndimo, ariko byo gusaba iby'ejo byo ntabwo tuza ejo hacu ni ryari, cyangwa se ejo hacu hazaza niki. Ibyo kuvuga tutabizi rero kuko bitazwi. Dusaba iby'uyu munsi. Avuga ngo nimusaba rero mujye musaba iby'uyu munsi ntimugasaba iby'ejo, kuko iby'ejo ntabwo tuzi ngo bizagenda bite. Niyo mpamvu dukwiye gusaba rero, ariko tugasaba Imana kuduha iby'uyu munsi. Mu gihe yaduhaye ifunguro rero, mu gihe yaduhaye ifunguro nta mpamvu yo kudashima by'uwo munsi, kuko yaravuze ngo uduhe ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Ariko nanone ntibikwiyeho kwizigama. Hari igihe abantu bumva ibintu nabi ukavuga uti Imana uduhe ibyo kurya byacu by'uyu munsi, ariko ugasanga afite imyumvire ko nyine twakoreye uwo munsi aturya akatumara. Dukwiye gusaba iby'uyu munsi, ariko bitavuze ko nanone dukwiye kubaho nk'abantu badafite ubwenge. Niyo mpamvu umuntu akora cyane kugira ngo agire ibyo ageraho. Agakora cyane kugira ngo agire ibyo ageraho, kandi iyo umuntu akoze hari ibyo yunguka. Ibyo yunguka rero ntibimubashisha kubaho mu buzima bwo ku isi. Ukamenya ko nubwo urya nyine dusaba iby'uyu munsi, ariko Imana yibiduhaye tugomba kubaho nyine nk'abantu nanone bafite ibitekerezo by'uko ejo naho indi zongera ikadusaba. Niturye nk'abantu batekereza ko nanone umunsi dufite ari uyu nguyu gusa. Iyo logique nayo ntabwo ntekereza ko ari yo. N'abandi bagira uko mubyumva mutubwire.
ese ko Imana yavuze ngo nako Yesu, yega ko Yesu nta Yesu n'Imana, yego ni Imana, yavuze ngo nidusaba tujye dusaba iby'uyu munsi turimo. Ese tujye tureka kwizigama? Ese tureke gukora kuko Imana yaduhaye iby'uyu munsi, ibyinshi tutabizi ntidukore? Oya, njye numva atari byo. Wowe urabyumva ute? Muri comment. Ahubwo iyi ni content tuzaganiraho. Ndashaka kuzaza n'abandi bantu babasomye tukaganira kuri ibi bintu tukareba uko bizagenda, bakaduha ibitekerezo kuri byo, hanyuma ubundi tukabivugaho birambuye. Mwifurije rero kugira umugoroba mwiza, mwifurije amahoro ya Nyagasani, mwifurije kubana n'Imana muri iri joro ugiye kuryama. Imana ibane nawe, kugire neza, ikurindire umuryango. Niba uri umusore ibane nawe, ariko unatekereza icyo wakora niba kugira ngo uve mu bugaragu. Yego, ndabakunda cyane. Ndababwiye ko buri munsi mu gitondo, manywa, nimugoroba, ko mbishobotse twiganirira. Bitwaye iki se? Ubundi bitwaye iki kwiganirira? Noneho amplisi ntabwo tuvuga ibintu by'amanjwe, twivugira mu bintu by'ijambo ry'Imana, kwiririmbira. Nyemerera ngendane nawe Mana nk'ukwi noki yagenze, nyoboresha ukuboko kwawe, unyerekeza aho ushaka hose, nubwo inzira itagaragara, nkomeze njyane nawe mwami. Ntabwo nahangara kugenda ntari kumwe nawe mukiza. Kuririmba ni byiza. Ndasaba Imana ngo mubane, iminota mba nihaye irageze, ariko Imana ibane nawe, kugire neza, amahoro y'Imana abe kuri mwe mwese. Murakoze cyane, umugoroba mwiza. Ahari nkoze video itabona neza, ariko mwihangane bizagenda biza. Mukomere cyane.